Bitese. Mukobwa arimo arashaka ngo ntabwo ari inkubito. Bitse cunga iyo kamera. Ngira ngo bwira ata nta kibazo. Recyo bitwaye se. Umva wamupokeje. Yes. Yego. Ariko ntago bivuze ngo nimba mugenzi wawe mukiye nawe umwiture kumuhe. Fisi iconga sha turacyafite byinshi byo gukora. Nare se wamwitana. Umva nushaka umwihore nushaka umwunda abona arimo aragenda aryama ye nanga umuntu wantera amabuye. Amukira. Yare kuntu bimeze umusista twubana. Nje mfata nk'umuvandimwe sibyo. Ariko akaba harundi babanaga mbere. Yagiye muri Romania. Yego. Bya bihugu by'abarabo. Yabonye gushaka ubuzima. Yego. Rero urumva yaramwizeye. Arakora ukwezi kwa mbere kwa kabiri amaze y'imyaka igera muri 3 hafi ne. Uko akoze akoherereza amafaranga ayamubikira urumva hari ahanze nago hagenda ngo ukora ubika bakugira n'agashyari bakakwica wenda n'urugero. Yego. Sasa rero yamwoherezaga amafaranga. Undi aramubwira nese kamaze kuba menshi. Yari muri miliyoni 25. Miliyoni 25. Ayamwohereza. Yego. Umwe ari mu bihugu by'abarabu undi ari mu Rwanda. Ayohereza wo mu Rwanda. Umuntu babanaga nyine muri umukobwa babanaga. Yego. Arangije rero undi aramubwira ati genda ugura ikibanza ahantu bya makeya. Wubake. Umusista arabikora. Abonye inzu iri hafi kuzura. Yaramwihindutse aramuboroka kuri telefone. Yamuhamagara ntamubona anahindura simukadi yabigenza uti. Inzu sinzi iri hariya hari imbere muraza kuyibona. Iriya nzu abakurikiye Kigali News murareba niyo nzu yaramaje kubakamo. Urabona ko isigaje amasuko yonyine. Urumva uwo mukobwa amaze kumuhemukira aramurogesha. Mu kumurogesha umubaza ikintu akavuga ibiterekeranye nta kintu agikora nanjye nsigaye njya mu kazi kujya mu kazi reka iyo mufungiranye ngo ningire no mu biraka nsanga ibirahure yabimenaguye ibintu nk'ibyo urumva nta kintu akimariye yaramurogeshe hari inzu umuntu amwegereye arirukanga wamubaza ikintu akavuga ibiterekeranye ibyo kujya mu nzu se ngo umuntu atangire ngo kujya gukora ikintu ngo agakubitwa n'amashanyarazi nibyo iriya nzu yubakishije urumva nimba yaramuroze yarogesheje n'inzu gutungana n'ukwanyu babyeyi bavuga ngo gutungana n'ukwanyu babyeyi nurangiza usoromeho ibibabi 3 kuri buri cyatsi wakozeho. Yego. Ibibabi 3 bisobanura ubutatu butagatifu bisobanura ubutatu butagatifu usoromeho ibibabi 3. Nabisoromye. Nurangiza ubivugutire mu biganza byawe umusige ku biganza no ku birenge. Arahita akira nanjye ndacanira imiti yo kumutsirika ntabwo azongera kurwara arahita akira nanjye ngiye gucanira imiti yo kumutsirika ku buryo nta kibazo azongera guhura. Ni byiza. Nyangusuza kandi nizere ko meze neza uri hose mu cyo gitandukanye Iburasirazuba n'Iburengerazuba Amajyepfo Amajyaruguru of course nitwa Chekechua ishyaka y'abakira n'abana ukina na banyina so ratandukanye mu cyo gitandukanye nsibanganya inkuta na senye ntanga isa na mitima kubanguke uramuga Kigali News ya 25 nizere ko mumeze neza nizere ko mukomeze gutangira umwaka mushya mumeze neza abarwaye abafite ibibazo bigiye bitandukanye Uwiteka ashora byose kandi niwe nyine muhwe nyine imbabazi angaha duhagaze ni muri za nkuru ni muri ya mihanda tugenda dukurikira byinshi bitandukanye mwana w'umukobwa amaze iminsi amamagara mbwa ati nahuye n'ikibazo gikomeye cyane nyuma yuko umuvandimwe tubana yahuye n'uruva gusenya akaba yararozwe ariko ambwira byinshi bitandukanye reka mwakira kuri screen zacu no kuri kamera hanyuma aze atubwire byinshi bitandukanye ariko mwumvise gukora subscribe like share ndetse na comment buri kimwe cyose kigende neza imeze bite sawa siaka imeze bite mwaka mushya kuri twese imeze neza ni fresh iyo kuvuga ngo umeze neza utameze neza umusubiza iki umusubira gute iyo umuntu ati umeze neza utameze neza biraho tu cyangwa niwe wa mugani w'abanyarwanda ngo nukurenza none ahubwo buranza kubikubwira nyuma ni rero biranihagararaga abakurikiye Kigali News n'ubwa mbere bakubonye ndabona uri umukobwa mwiza w'umusirimu itatuwaje ishobora iki kuri wowe hano handitseho umwana wanjye w'umukobwa si ngombwa kumuvuga ariko handitsemo kuki abandi bashyiraho aba ex babo cyangwa bashira no ubugoryi man bano ubugoryi ese iyo mutandukanye ni kibazo uravuga ati namwiyandikishijeho kandi ntago tatuwaje ishobora kuvaho yego nimba handitse Sabrine ariko niyo yapfa najya mvuga ngo umwana wanjye yipfura yitwaga Sabrine ariko si umwana w'umusore
turatandukanye niyo ushaka imyaka ingahe wenda nje gushaka n'undi mugabo ariko aracyanyanditseho wa mu ex. Reka mwibaze iki kintu kugira ngo tugere kuri topic ituzanye. Umuntu aguye mu kintu ngombwa mwiture nabi cyangwa mwiture neza. Imana ikazabikurikira ku munsi w'imperuka. Oya, usibye ko abantu turagoye ariko biriya ntabwo biba ari byo. Yego. Kumva ko umuntu yaguhemukiye ntabwo ari ngombwa nawe tumuhemukira. Ubundi turamanuka gutya cyangwa turajya tuniganirira. Cameraman turacyari kumwe na Fils inyarukira kuri Dom TV show ukore subscribe zira ko bimeze neza. Ariko ngo arunkungu hari abantu bari bankumbuye ngo cyane ngo kuri kamera ngo barambuze. Uba wiburishije nyene kuko ubona kugufatisha n'atari wo. Abanyamakuru benshi rega tujya tugira ishyari ariko hari indirimbo ari n'isano waririmbye ngo biryoha bisangira yizi. Ni abantu badusigira ikibuga natwe umunsi nyine natwe ama YouTube yacu twese biryoha bisangiye kubera ko namutse nanagafashemo gahunda zagenda neza. Kazafata. Story y'umunsi ituzanye ni iyi. Ni umugenzi wanje ngiye mfata nk'umuvandimwe. Mbere yuko kandi agashyira nari umuntu ukibase kuko numva mu ntoki byagize. Bagira tugire bataragera ngo banze umubwire ngo bere kuntu bimeze umusista twubana ngiye mfata nk'umuvandimwe sibyo ariko akaba harundi babanaga mbere yagiye muri Romania. Yego. Bya bihugu by'Abarabu. Yabonye gushaka ubuzima. Yego. Rero urumva yaramwizeye arakora ukwezi kwa mbere kwa kabiri amaze y'imyaka igera muri 3 hafi. Uko akoze yakoherereza amafaranga ayamubikira urumva hari ahanze ntago wagenda ngo ukora ubika bakugira n'agashyari bakakwica wenda n'urugero. Yego. Sasa rero yamwoherezaga amafaranga undi aramubwira nese kamaze kuba menshi yari muri miliyoni 25. Miliyoni 25 ayamwohereza. Yego. Umwe ari muri mu bihugu by'Abarabu undi ari mu Rwanda. Ayohereza wo mu Rwanda. Umuntu babanaga nyine muri umukobwa babanaga. Yego. Arangije rero undi aramubwira ati genda ugura ikibanza ahantu bya makeya. Wubake. Umusista arabikora. Abonye inzu iri hafi kuzura yaramwihindutse aramuboroka kuri telefone ryamuhamagara ntamubona anahindura simukadi yabigenza uti. Inzu sinzi iri hariya hari imbere muraza kuyibona. Iriya nzu abakurikiye Kigali n'uzimo murareba niyo nzu yaramaje kubakamo. Urabona ko isigaje amasuko yonyine kiye kuzura. Sasa rero ubwo ngubwo yirumva yahise akuraho telefone aranamuboroka ibintu byose. Ubwo yayigiziye kandi koko wa undi yoherezaga amafaranga nta numwe wigeze abona aza kubakisha. Abaturanyi ni he no muri leta yayigiziye. Abadukurikiye ngo ikizere kiraza amasinde kandi ngo wizere umwana w'umuntu avumwe. Yego ntago buri umwe wese yakora inabi ushaka kunyizera ni benshi banyizeye. Abadukurikiye mwese murabizi ngiye cyo mba ngomba gukora ni ukuba inyenyeri imurikira rubanda. Ubwo nkuko kuki wifuje se kuki nabitambutse ejo waramubwiye ati yari umuganga gakondo mujye mukorana syakari benshi babatubuze n'abatekamitwe atari ko ufite uwo wizeye. Hanyuma ejo bundi ujya kujya noneho yakubwiye iki wakoze iki bamuha amafaranga angana gute unatubwira impamvu nyine wavuze ko wabatekanye kumuvuza. Ngiye urwego bigezeho ari hariya muraza kumubona ndaje ngiye kumubereka. Urumva uwo mukobwa amaze kumuhemukira aramurogesha. Mu kumurogesha umubaza ikintu akavuga ibiterekeranye nta kintu agikora. Nanjye nsigaye njya mu kazi kujya mu kazi reka iyo mufungiranye ngo ningere no mu biraka nsanga ibirahure yabimenaguye. Ibintu nk'ibyo urumva nta kintu akimariye. Yaramurogesha hari inzu umuntu amwegereye arirukanga wamubaza ikintu akavuga ibiterekeranye. Ibyo kujya mu nzu se ngo umuntu atangire ngo kujya gukora ikintu ngo agakubitwa n'amashanyarazi nibyo. Iriya nzu yubakishije urumva nimba yaramuroze yarugesheje n'iyo nzu nta mupanga wayibonera. Hanyuma muganga agiyeyo kwa muganga wagiye yaguciye amaze kumutangaho 200 ugera muri 150 ubiha abaganga. Mbego ura muganga wa gakondo. Noneho urumva gusa ari kugenda ntago arakira. Ariko kuva bamuvuze hari icyahindutse ura muganga akora. Urumva mbere yajyaga na Rwanda ariko ubu ngubu ntago arwana ashaka kukubona atakuzi akikanga agafata yafatanya. Ngewe nditinyira ujya kumutwereka nihagarara atagira umuntu umena umutwe mu mwaka wa 2024. Aya nta kintu akugira. Hanyuma wari wambwa ati muganga wongeye mu magambo ngo wagwe ko ndetse kandi ngiye uzamuhamagara muri kino kiganiro.
uzamuha uyu ntusesi wamuje nawe se niyo mpamvu nakwitabaje niyo mpamvu wanyitabaje Yego. ubu ugiye kumutwereka njye ndihagarara hano umushukashwe turi ko watuvugisha aya ngo ntabwo watuvugisha reka nta muntu ajya avugana nawe cyane kamerama ikintu uza gukora agenda wereka n'abakurikiye hanze y'ibihugu bare kuntu gahunda zose ziba zimeze neza cyane subira turimo turareba n'uriya ndimo ndareba se genda umukuru nyine umuzane turebe ubu muteye n'akabuye ntabwo yaza ngo gusa arakize sisita ngo guke mbese kagiye nanjye ndajya ese we bikurikirana umva se ngira ngo ubwire se kirangwa agafori nyine ujye kuri WhatsApp kamerama kurikirane kataraguye amabuye ntabwo ari nkubita sisita mva nyamubwire ntabwo ari nkubita ntabwo ari gukubita bite se ariya mukobwa arimo arashika ngo ntabwo ari nkubita fisi cunga iyo kamera neza ko mbwangu ntabwo arwana murimo ararwana nyine mwigize hino umva se ngira ngo ubwire ata nta kibazo hari icyo bitwaye se uretse umva wamupowesheje umva se sibambwe sisita inamwereka urinde kumwegera bite se bite kana ari cyiza wabaye urinde ni mwiza byisi mbese we nta nubwo bufite oya njye se turamenyeranye turabana ni uko umutunzi nta kibazo turi abantu nese ziriya ndege zo ni iz'abantu enye iziriya ndege mumutware mumujyane muri Amerika mwongere mumugarure ajya gukora iki se uyu nguyu se mumutware mumujyane uriya ni wa muntu ese yirirwa gutya umva se umutunzi ese aranamena ibirahure by'inzu y'abana kereka iyo nasize mukingiranye iyo basize mukingiranye iyo nasize mukingiranye ese wa mukobwa nimo nawe udukurikiye abanyakanada Saudi Arabia Oman muri Kenya bose muradukurikira niyo mudukurikiye washyiremo imyaka mwese ubu ngubu sister mwese ariya muba hari aho igihe mwambwiraga sekaryama ni guhamagara rero wa muntu twumve ko bigenda muhamagare siko mbona noneho byaje muhamagare sister si irimo mama waragushaka wakora iki muri biriya nuko mbibaye ajya rya se basi kurya nabwo no kwingenga iyo atabimennye ashobora kubimena akabirira hasi mu bijyanye n'inyungu ze z'akazi cyo nibyo wikoreraga sinyikora pe sinyikora kandi n'umwana w'umukobwa wabikoze sinzi nimba yarihimuye kumurogesha nk'uko nguko ese nawe reka hari abantu benshi bahura n'ibibazo bigiye bitandukanye ngiye baranuma benshi bakantuma hari abarebwa imitungo barebwa amasambu n'ibiki ariko akenshi ngira ngo mbona ari kuvuga ngo umuntu ari hanze ntago azaza ngo reka nyiri ibyo nkora kandi ku amafoto n'amazina y'abantu bakoraho byinshi tubizi se yego ariko ntago bivuze ngo nimba mugenzi wawe aguhemukiye nawe umwiture kumuhemukira oya umva se wanamuragiza amasengesho muhogera umuzane bana yanabonye abakurikiye Kigali nibuze ibintu itande rero hari ibyo tugira tubona mu mihanda igiye itandukanye nditinyira bazengeze mu rugo bamennye umutwe ariko hari abaganga bajya babikora n'umuganga ariko ikibazo nawe rero arya wenyine mushakira isoko barakiga bamamagara ugasanga n'abantu bivuza reba yo fisi biconga sha turacyafite byinshi byo gukora nare se bamwitana umva nushaka umwihore nushaka umwunda abona arimo aragenda aryama nge nanga umuntu wantera amabuye amagarira nyine uwo muganga ngo wambaye 200 maze kumuha 250 hari denise bavuganye 500 ubundi amuha igice ku mafaranga yawe yanjye nta muryango asagira ya no mukobwa
twahuriye muri Kigali pe. koga yogatise Ndamwoza. kwambara Nkamwambika. ko mbona asa neza sino wabikurikiranye Kuko nari naguhamagaye. Namwogeshe nkamwambika. Allo Ako nyine biba ari uretse byiza. twumve ko muganga allo Alo, wiriwe muraho neza. ni manager turi kuri kamera za Kigali News 5 ndizera ko atari ubwa mbere kuvugira kuri mikoro cyangwa no kugaragara ndabizi waragaragaye abwa mwana umukobwa nakurangiye muri no minsi ngo nageze iwe n'ahantu ikibazo kiri n'umukobwa ahantu ari kuri yanzu nyine y'umuntu wo hanze ngo yariye umukobwa wamuvugiye ko wamubwiye ko hari ibintu ugomba ngo kuza gukora nanjye mpari Yego. ndamubaza se ayo 550 yagusigayemo bimeze bite waciye inkoni zane n'umwana w'umukobwa nawe ngira ngo waramubonye nta bushobozi ifite Ni ukuvuga ngo n'ubundi yego nuko nari nabimubwiye reka negere igicumbi cy'ababyeyi ababyeyi babashe kutubwira icyo bakora kugira ngo uwo mwana w'umukobwa tumufashe yego nayo mafaranga yasigaye n'ubundi bazayazana nyuma nk'agashimwe yego waduha umwana w'umukobwa tukavugana nkamubwira ibyo yabasha gukora nonaha Ndakumva mbwira. ndi ku gicumbi cy'ababyeyi wihanganire ko ugiye kumva ijwi ry'ababyeyi Yego rwose. kugira ngo bakubwire icyo ukora kugira ngo umuvandimwe wawe agaruke mu buzima buzima. Yego. yego mwana wacu dore mwana wacu ari kumwe natwe ku gicumbi mwana wacu uri kutwumva neza mwana wacu uri kutwumva neza Oya ari kubaza ababyeyi. Ndabumva ababyeyi. yego ugiye kumanuka mwana wacu nurabona ibyatsi mwana wacu ibyatsi aho ngaho nurangiza ugenda birambikeho ibiganza uvuga ngo gutungana ni ukwanyu babyeyi kuri ibyo byatsi gera ku byatsi nyine ugiye sinashyiramo abana yagiye tayari mu bigori fisiragura ko mfatire neza si ibyatsi se ngo uravuga ngo gutunga ntandikaho ibiganza uretse arimo arabikora gutungana ni ukwanyu babyeyi. yego uvuga ngo gutungana ni ukwanyu babyeyi nurangiza usoromeho ibibabi 3 kuri buri cyatsi wakozeho. Yego. Ibibabi 3 bisobanura ubutatu butagatifu usoromeho ibibabi 3 Nabisoromye. nurangiza ubivugutire mu biganza byawe umusige ku biganza no ku birenge arahita akira ntagenda acanira imiti yo kumutsirika ntabwo azongera kurwara ntasubire mu buzima dore turi ababyeyi arimo arabikora muga dufasheho kabyaro Nabikoze. Musige ku biganza no ku birenge arahita akira. Arahita akira nanjye ngiye gucanira imiti yo kumutsirika ku buryo nta kibazo azongera guhura nacyo. arahita akira neza kirese Arahita akira neza nta kibazo azongera guhura nacyo ngiye gucanira imiti yo kumutsirika icyo nzi cyo nuko bazanaza kunshimira. Abona atangiye kubikora nabikoze. Ndabona wagira ngo arakize. hari abantu bajya bamamagara bajya bakwihamagarira nomero zawe nizi Nomero zanjye ni 078 Kayahagaze ubanza atangiye gukira. 59 89 yego 09 iyo nomero iba no kuri WhatsApp mpamagaye ntumbone wananyandikira rwose nta kibazo. ese muga ko hari abantu babiyitirira aba bantu bakaba barimo barahemukirwa icyizere cyawe ko ngiye nkuzi wizerwa nta n'ikibazo wowe icyizere ni ikihe ni ukuvanga icyizere iyo uwagize amahirwe yo kongeraho nuko ngukorera ibintu kandi nkabikora neza n'impamvu nomero yanjye mba nyivuze mu kiganiro aba ari ukugira ngo hatazagira umuntu n'umwe uyoba ngo ajye guhamagara izindi nomero hirya no hino bijya bibaho nabyita nk'ubuyobe ariko iyo wahamagaye iyo nomero yanjye rwose 078589 uba wangezeho ubufasha wo ukeneye bwose urabuhabwa. urakoze kuri Kigali sister Ni byiza. Meze neza nta kibazo. Meze neza. Yego. Nyamara wa muganga arakuvura. Meze neza. Yego meze neza. Witwa nde? None se
ni ibiki byari byabaye ndi kumva umutwe uri kundya. Yego. reba uruhare rwawe n'urwawe rero umufate tujye mu rugo. Dutahe ndashaka kujya kuryama. abadukurikiye i Kigali mu Rwanda ibigori bireze, gahunda zimeze neza. Muri gahunda ya Gira amahoro tunywe resi niyo polisi y'u Rwanda ndetse na siroga y'umujyi wa Kigali mu kutubwira komeza ukurikiye Kigali News 25 twaba tujya tubona byinshi byatandukanye. Agace nzayambona nkabagezaho, ariko nanone guhemuka si byiza, nanone ishyari ni ishyano, nanone kugira ishyari muntu cyangwa umuntu yakugira neza akakwizera bikagera nk'uko nguko urumva 500 aratakaje, kandi nyuma yaho hariyo n'uwo muntu uri hanze aza bati ngiye gutanga n'ibindi bishoboka byose kugira ngo umutungo wanye ugaruke. Ndabashimiye. Ni Kigali News 25, ujya kuri Isaka TV ukore subscribe, ujya no kuri Dom TV show ukore subscribe, byose bigere neza. Imana y'u Rwanda ibane namwe. Ciao ciao.